mwongeye kwiga abakunzi ba Benja TV n'umwatwa bari kubagezaho ikiganiro ni muntu ki. Ikiganiro ni mucyo tukaba tumaze igihe kiri tutakibagezaho. Ikiganiro ni muntu ki twongeye twakigira mu gihe kujya mu bana nanjye The Benjamin K Young Me kuri Benja TV. Uyu munsi murakeka twabazaniye nde? Umunsi twabazaniye uwo bita Mutoniwase Kevin. Mutoniwase Kevin twaganiriye atubwira byinshi mutari muzi mugiye kumenyera muri iki kiganiro ni muntu ki. Mutoniwase Kevin twatangiye tumubaza itariki y'amavuko n'umwaka yavukiyemo, atubwira ngo ati yavutse mu mwaka wasaga mu 2002 ukwezi kwa kabiri tariki 22. Kevin akaba ari umwana wa kabiri mu bana babiri mu bana bavukana, ubwo bivuze yuko ari umuhererezi. Kevin twakomeje turaganira dushaka kumenya byinshi byimbitse kuri we, tumubaza aho yatangiriye amashuri ye y'incuke yiga azwi nka nasari. Kevin yatubwiye yuko yatangiriye EPG umwaka wasaga mu 2014 nibwo yatangiye amashuri ye yisumbuye primaire nayo yakomeje ayiga kuri EPG kugeza aho yize asoza amashuri abanza. Primaire arakora mu wa gatandatu aratsinda, amwohereza kujya kwiga kuri Espade Ngororero, aho niho yize amashuri ya troncome icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye troncome yakize kuri Espade. Yarakomeje ariga aratsinda ageraho bamwohereza kuri College Aparupe, ngo akariho yiga, akaba yiga ibijyanye n'ubukerarugendo. Uwo ni Mutoniwase Kevin. Benshi biga kuri Aparupe, College Aparupe baramuzi kuko yabaye umufashion aba muri TIAFI Young Generation Africa. Yari umumodo amurika ababijyanye n'imyenda ikigezweho, amurika yerekana ingendo model muri TIAFI. Mutoniwase Kevin namukomeje mukaganira iyo yambaye kamubaza iyo yambaye neza, akubwira yuko iyo yambaye ibintu binini bimurekuye aribwo aba yambaye neza, ari comfort nibwo aba yambaye neza. Si ngombwa ngo agendere ku ibara, ariko iyo yambaye ibintu binini nibwo aba yumva yambaye neza. Kevin iyo mukomeje mukaganira kamubaza indyo akunda kurya cyangwa iyo yariye neza aba yariye iki, akubwira yuko iyo yariye ifiriti cyangwa chips mu ndimi z'amahanga aribwo aba yumva yariye neza nta kibazo byamutera. Akunda kurya ifiriti kuva mu bwana bwe kugeza n'ubu ngubu. Mutoniwase Kevin iyo mukomeje mukavugana mukaganira byimbitse, ukamubaza ikintu kimushimisha, akubwira yuko kuba mama we akiriho aricyo kintu cya mbere kimushimisha, kimutera ishema kuba mama we yumva akiriho cyangwa amubona bakavugana, aribyo bituma yumva yishimye kuba amubona mu maso ye. Nicyo kintu gishimisha Mutoniwase Kevin. Mutoniwase Kevin twagerageje kumubaza ikintu cyaba cyaramubabaje mu buzima bwe, yatubwiye ngo ni situation yahuye nayo ariko si yabona uburyo yatubwira. Aratubwira ngo yagize ubwiru, ntiyashatse kugira byinshi aritubwiraho kuri iyo situation yahuye nayo yamubabaje mu buzima bwe. Mutoniwase Kevin iyo mukomeje mukaganira umukino akunda gukina cyangwa akunda kureba yisangamo ni umukino wa tennis. Murabizi ni umukino bakina kari agapira gatoya, hari ikibuga cyabugenewe, bafite n'akantu bawukubitisha bawuhererekanya. Umukino wa tennis niwo mukino Uwase Kevin yisangamo. Iyo mukomeje mukaganira ukamubaza umuhanzi akunda ku isi hose cyangwa cyane cyane mu Rwanda, akubwira ko akunda Andy Bumuntu, akunda indirimbo ze cyane cyane nka ziriya zamenyekanye On Fire. Mutoniwase Kevin iyo mukomeje mukaganira ukamubaza role model we cyangwa umubera icyitegererezo mu buzima bwe, umwinspira mu buzima bwe bwa buri munsi, akubwira ko ari mama we ariwe afatiraho icyitegererezo, ari nawe role model wiwe mu byo akora byose.
Ikiganiro ni muntu ki, mwari muri kujya kuri Benja TV, muri kugezwaho nanjye The Benjamin aka Young Mill. Ikiganiro ni muntu ki, nakagaruka cawu cawu.